ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa gatanu muri 1994 nibwo ingabo zari z'u Rwanda zatsinzwe mu karere ka Bugesera. Ndibuka ko niyo tariki mbese mu mateka yanyu mvuga ko nafashe icyemezo cyo guhunga, ubwo bacaga ikiraro cya Rwabusoro. Abantu nagize amenya uko nari maze gushinguraho ikirenge, ariko abaje nyuma yanjye bose baguyemo. Muzumva rero abantu bavuga ngo inkotanyi zisha abantu. Intambara niko imeze. Hari igihe nifuza ko tuzagera abantu bose bazize intambara, baguye ku rugamba, tugaha agaciro ubwo buzima. Ariko kuvuga ngo bishwe na kanaka, tugomba kumenya ko intambara ariko imeze. Mwibaze ko abantu twahungaga intambara, ariko ubu ngubu abantu bakomeje kwigisha abaturage ngo abantu bahungaga FPR. N'ubu ngubu abantu baracyaguma mu buhungiro, bagatezwa ubwoba na bagenzi babo ngo bahari kubera FPR. Twageze mu buhungiro kubera ko abayobozi bayoboye igihugu nabi, batashoboye kuturinda intambara ngo bumvikane nabo barwanaga intambara irangire mu nzira z'amahoro na demokarasi. No kuvuga ko muri urwo rugero mbahaye, abo bantu baguye muri urwo ruzi birumvikana ko bahungaga bafite n'ubwoba. Bwa bwoba twigishijwe kuva muri 90, badutera ubwoba batubwira bati barabica barabica. Kugeza n'ubu ubwo bwoba buracyigishwa mu bantu. Sabe cyane cyane abakiri mu bihugu bya Afurika, mu bihugu za Malawi, za Mozambique, za Lesotho n'ahandi hose na Congo, tumenye ko amateka mabi y'igihugu cyacu abayobozi bigishije abaturage kwanga no gutinya FPR. Ubu ngubu FPR n'abayobozi bayobora igihugu, tugomba guhangana nabo mu nzira za demokarasi, tukareba ibyo bakora nabi tukerekana twebwe uko twabikora neza. Ariko guhera muri za nyigisho twigishijwe kuva muri 90 ngo abicanyi ibyo nibyo byatumye abantu bahunga. Tujye tumenya kuvugisha ukuri. Niyo mpamvu uko kuri nitukumenya, abantu benshi tuziyunga n'igihugu cyacu. Abantu muzagira ubutwari bwo gukunda diaspora, gukunda ambasade, mukamenya ko ari inzego z'igihugu cyacu. Ukundi kuri tugomba kumenya nuko ubu ngubu abataka n'abakozwemo ntabwo ari abanyiri ubuteruramwe n'akebo. Abataka benshi bari mu bihugu by'i Burayi na Amerika ni babandi bari mu nzego z'ubuyobozi. Ni babandi bari bafite ubushobozi bwo guhita bafata indege bakagenda. Mwebwe se twanagendanye urwo rugendo mu ishyamba, twarushye n'amaguru. Ubu mukaba mukiri mu bihugu bya Afurika bikennye nk'uko u Rwanda rukennye. Ubu ngubu ni gute tutakwiyumvisha ko mugomba kumfasha tukamagana izo nterahamwe, tukamagana abo bari abayobozi ba kera, ubu birirwa babundabunda mu bihugu by'i Burayi, bagashyira abana babo imbere ngo babe aribo bavuga amateka batanazi. Abana ntabwo bazi aho byaturutse, twigishwa kwanga abavandimwe. Murazi ko hari n'igihe bigeze kugirana amasezerano ko inkotanyi n'abatutsi bitwa ari abavandimwe, ariko babigira urwenya. Nyamara ubu twarabyemeye ko twese turi abavandimwe mu gihugu cyacu. Nitwiyumvishe rero ko ntabwo tuzagera kuri demokarasi ubwo bwoba twigishijwe tutarumva ko ari cyo kibazo dufite. Ubwoba mu bwivane mwaho muri, abakomeza kwangisha abandi bagenzi babo bahindagura amateka
birengagiza ko abakoze amahano bayoboye jenoside bayiteguye ari bo ubu ngubu bibereye i Burayi, none abaturage bafashwe bafunze kimwe n'impunzi zikiri muri Afurika, abo mwese muracecetse. Mugomba kumfasha rero tukageza ubwo twazasaba imbabazi rusange, ariko abateguye jenoside n'abayiyoboye ubu bibereye i Burayi no muri Amerika bamaze nabo ubwabo kujya ahagaragara bagasaba imbabazi. Niyo mpamvu Gacaca nasabye yo kubera mu mahanga mwatangira mukayitegura. Hari urubuga nashyizeho, niba ubana cyangwa uturanye n'umuntu uzi wari umuyobozi, umuntu uzi wari interahamwe, umuntu uzi wakoze ibikorwa, mukaba musangira agasigisi mu Burayi, musangira Jupiter, mukaba muganira mukibagirwa kumvikana ngo mubwiranye ukuri, mubwire uti ni wowe ni mwebwe mwashyize igihugu cyacu habi, mugahora gusa buri gihe mutunga urutoki ngo FPR. Icyo gihe nta kintu tuzagera. Mureke gushyira abana banyu imbere, ahubwo mwebwe ubwanyu muve mu bwihisho, muze muregane, musabe imbabazi n'igihe mufite. Hanyuma ubundi tuzagera igihe noneho tumenya gukora politiki. Abo bose birirwa bibeshyaho ko ari abanyapolitiki, ntabwo ari abanyapolitiki, ni abantu baba bigisha urwango. Ngaho rero guhera mu minsi iri imbere, iyi gahunda y'imyaka ndiho mbategurira igeze kuri 3 kugeza muri 2024, imvugo zo gupfobya amateka, gupfobya jenoside zizabe zaragabanutse, noneho duhangana n'ibibazo. Nanjye mbasezeranije ko mu minsi iri imbere nzabagezaho tuzajya tuganira ku bibazo by'u Rwanda, ibitagenda tukabivuga. Ngewe intego yanjye ni uguharanira ubuzima, guharanira umurimo no guharanira kubaha itegeko. Ndabashimiye.